ugomba kuba uzi ko ushobora kuzakora amezi abiri ya mbere udahembwa. Amezi abiri ya mbere udahembwa cyangwa se kumwe udahembwa cyangwa se arenze abiri udahembwa, nabyo bibaho kandi biri kubaho. Ubaye ufite nk'amakuru runaka ukiri mu gihugu basi ukaza witeguye ukavuga ati nje nyine nzi ko ibi bishobora kumbaho cyangwa se ntibimbeho. Nk'urugero ushobora nko kubona kuri kontara bakwandikiye ati supermarket ngo uzakora nyine muri supermarket, wowe ushobora kuza wishimye ati nje gukora muri supermarket, ariko wahagera ugasanga ni akazi gatandukanye na supermarket. Hello my people, ndacyari Bumunzu Empire. Hope you are doing well aho uri hose mu Burundi, mu Rwanda ndetse n'ahandi hantu hagiye hatandukanye. Hari ibintu byinshi umuntu ugushakira akazi Dubai atakubwira, urumva akaba yagushakira akazi nyine akaba ari nko kubica ku ruhande. Rero ndashaka kubwira ati niba hari umuntu uri kugushakira akazi Dubai, hakaba hari ibyo ari kubwira ati yakuboneye akazi muri company cyangwa se ni company izakwakira cyangwa se ndi kugushakira company cyangwa se already company nayibonye, hari ibintu byinshi batakubwira. Rero uno munsi nifuje ko nababwira nk'ibintu ushobora kuba wakwitegura ko bizakubaho ugeze Dubai. Bishobora kukubaho cyangwa ntibikubeho bitewe wenda n'uwo muntu uri kugushakira akazi, ariko abenshi nyine bibabaho. Rero niyo mpamvu navugaga nti reka nze mbabwire nk'ibintu ugomba kwitegura ko ushobora kuzahura nabyo ugeze hano Dubai mu gihe waje gukora muri company. Ikintu cya mbere ugomba kumenya ko gishobora kuzakubaho cyangwa se ntikikubeho, ubwo ni mu mpande ebyiri, gishobora kukubaho cyangwa ntikikubeho, ariko akenshi nyine abenshi bibabaho iyo ari muri company, kuko ni nko kuvuga uti hano Dubai nubwo bakubwira ati company ni nyinshi zifata abantu, ariko kugira ubone company ikora neza ijana biragoye. Akenshi nyine usanga harabayemo utuntu two kuguskaminga. Iyo scam rero igatuma usafaringa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Iyo scam igatuma wenda wavuga uti ni iki cyanzanye hano, urumva muri ya range yo kwicuza. Niyo mpamvu rero mvuze ngo ubaye ufite nk'amakuru runaka ukiri mu gihugu basi ukaza witeguye ukavuga uti ni ugupfa cyangwa se ni ugukira, wenda ni urugero niko twabivuga ati nje nyine nzi ko ibi bishobora kumbaho cyangwa se ntibimbeho. Rero ikintu cya mbere gishobora kukubaho ukiri mu gihugu, ubundi ukibona kontra niba uyisomye, akenshi iyo uyisomye nyine uhita wumva unyuzwe, ariko akenshi iriya kontara ibiba byanditsemo ntabwo ari byo uza ukora nyine. Biba byanditse muri iriya kontara si byo akenshi ukora. Ndi gukoresha ijambo akenshi kuko urumva ako kandi gake gasigaye hari abadasikaminga, wowe ugasanga ibyanditse kuri kontara nibyo n'ubundi basanze, ariko akenshi ibyanditse kuri kontara ntabwo ari byo ukora, ntabwo biba bitandukanye cyane rwose n'ibyo uzasanga cyangwa se uzisangamo. Nk'urugero ushobora nko kubona kuri kontara bakwandikiye ati supermarket ngo uzakora nyine muri supermarket, wowe ushobora kuza wishimye ati nje gukora muri supermarket, ariko wahagera ugasanga ni akazi gatandukanye na supermarket. Rwose ntibizagutungure kuko ubu ngubu ni nko kubagira inama kuko experience umuntu aba agenda ayibona. Ikindi ushobora nko gusanga barakwandikiye ati ni muri construction, ariko uzajya ukora nk'umuntu usiga irangi, ariko wageraho ugasanga si byo ukoze, ugasanga kandi ahubwo baguhaye ibihabanye cyane n'ibyari byanditswe kuri kontara. Rero iyo utari ubizi urahagera nyine ugatangira ukakileminga ukavuga uti none se ubwo gute? Oya, banza nyine ubimenye ko bishobora kukubaho cyangwa ntibigire gute cyangwa ntibikubeho. Ikintu cya kabiri ugomba kumenya, n'uriya mushahara uba wanditse kuri kontara akenshi ntabwo uwubona, ntabwo ari wo ukorera. Uhagera nyine ukabona nawe ugenda ubona ukuntu ibintu bihinduka iyo uhageze, just ni ukubarabura ngo uzaze nyine ubizi. Ikindi kintu ugomba kumenya, niba nta kintu cya kabiri sinzi, ariko ubwo icyangombwa ni uko turi bukivugeho, ariya mafaranga utanga ngo bagushakire akazi, ariya uhereza nyine wita umu agent wawe uri ukubwira ati ngwino Dubai ngufitiye akazi, ariko urabanza wishyura amafaranga angana gutya. Ariya mafaranga utanga ntabwo akenshi ashyikirizwa company,
ariya mafaranga ntabwo akenshi ashyikirizwa kampani, ushobora gusanga wenda ugushakira akazi ari wowe uyifatiye. Niba ari kunyumva no muri kino kiganiro ntantere ibuye kuko bibaho kandi biri kubaho. Rero ariya mafaranga akenshi utanga ngo bagushakire akazi muri kampani, usanga ariya mafaranga atarigeze ashyikirizwa kampani. Hanyuma wagera hano ugasanga niba wari uzi ko wenda waguze buri byangombwa byawe ko amafaranga watanze arimo ibyangombwa byawe, ukaza gusanga uri gukora ku byangombwa biri mu mazina ya kampani. Kumbe ni kampani yagushakiye ibyangombwa, we yaragiye agushakira za kampani zitanga ibyangombwa biri free cyangwa se wishyura udufaranga dukeya kugira ngo ayandi bazajye bayagukata buri uko ukoze. Ugasanga nyine rero amafaranga yawe watanze uzi ko wenda yahwanye na process yose yakwishyura ibyangombwa ko uzaba nyine nkaho nta deni ufite kampani, ahubwo ukizisanga nyine uri mu madeni uri mu madeni ya kampani, ukora bagukata, ukora ntuhembwe, ukibaza impamvu. Naho ngaho biba byaravuye ariya mafaranga utanga akenshi ntabwo ashyikirizwa kampani. Ikindi kintu ugomba kuba uzi neza ukiri mu gihugu, utari wakatisha tike ngo uzinaha. Niba uje muri kampani, niba hari umuntu ugushakiye kampani, ugomba kumenya ko bazakwaka pasiporo yawe. Bazakwaka pasiporo yawe, nabivuze rwose, biriho, biri kuba, byahereye na kera biba, ariko nta muntu ubikubwira iyo ukiri mu gihugu. Wowe uza nyine uzi ko uje kwisanzura, ariko akenshi ntabwo ariko biba bimeze. Rero akenshi bakwaka pasiporo yawe. Niba ukiva mu gihugu, umubosi wawe nakubwira ati mpereza pasiporo, uzamenye uko ubyifatamo, rwose barayikwaka. Impamvu rero bakwaka iyo pasiporo ni ukuvuga ngo kubera akenshi usanga barakubeshya nk'akazi. Iyo udafite pasiporo rero uba ushobora ntabwo nyine wavuga ngo ugiye guhindura akazi byoroshye, cyangwa se ugiye kuba wasize ya kampani wigarukire nko mu rugo. Uba usanga nyine pasiporo yawe aricyo kintu, ari nk'ingwate kampani yafashe. Ari nk'ingwate kampani yafashe kubera iki? Kubera ko nyine uri gukora uri mu ideni, ya mafaranga yawe watanze ntabwo bayashyikirije kampani. Akenshi rero bakwaka pasiporo. Icyo nacyo ugomba kukimenya mu gihe ukiri mu gihugu, mu gihe utari waza, bakwaka pasiporo. Gusa nanabibutsa ko ubundi kwaka pasiporo muri kino gihugu cya UAE ntabwo byemewe. Ntabwo byemewe ko umukoresha yaka umukozi pasiporo ngo ayimubikire. Pasiporo ni umutungo kamere w'umuntu, wakwiye kuba wayibikira, ariko kubera nta makuru tuba tuzi barazitwaka nyine tukazitanga. Ariko basi wowe kubera ngo uhaye amakuru, uzamenye ko ushobora no kwanga kuyimuha. Nta tegeko uzaba wishe, ahubwo uzaba uri mu burenganzira bwawe. Ikindi kintu ugomba kumenya ni ukuza uzi ko, ubwo turi kuvuga iyo uri muri kampani, kandi za kampani z'amafuti, ugomba kuba uzi ko ushobora kuzakora amezi 2 ya mbere udahembwa. Amezi 2 ya mbere udahembwa, cyangwa se kumwe udahembwa, cyangwa se arenze 2 udahembwa. Nabyo bibaho kandi biri kubaho. Urumva, ugomba kuba nyine uzi ko ushobora kuzakora igihe runaka udahembwa. Inaha nyine ugomba kuba uje witeguye ko ushobora kumara igihe runaka, amezi runaka, 2, 1, 3 udahembwa. Ibyo nabyo biriho, ugomba kuza nyine ubizi ko bishobora kuzakubaho. Birashoboka cyangwa ntibishoboke, ariko akenshi birashoboka. Niyo mpamvu nari mfashe kano kaganiro ngo mbarabure nyine. Ikindi kintu ushobora kumenya kuri kontra, natangiriye kuri kontra mubwira ko byanditse kuri kontra akenshi batabikurikiza, kuko kuri kontra iyo usomye bakubwira ati mu mezi 6 bazaguha cancellation, cyangwa se ushobora guhitamo gukomeza na kampani, cyangwa se mukavanaho na kampani wowe ukajya ukwawe, ariko basi warangije amezi 6. Ariya mezi 6 akenshi ntabwo bikunda ko baguha cancellation, kuko niba usoma neza kontra haba handitse imyaka 2. Imyaka 2, ubundi umuhinde cyangwa se n'undi wese aba yakuguze azi ko uzamukorera imyaka 2. Imyaka 2 nyine agufata uko ashaka. Akenshi rero bapfa kwandika biriya ngo amezi 6 ngo azaguha cancellation, wigendere mu zawe,
biriya akenshi ntabwo byoroha. Basi abagerageje bambwiye ati ushobora gukora nk'amezi 8 cyangwa ku mwaka niho basi yumva ko yakurekura, ariko urumva cancellation iragoye, ntuzaze ngo ushutirwe kuko mu bakuzana bakubwira ati rwose wowe uzakora amezi 6 ngo ubashe kuba wagenda muri gahunda zawe. Oya, biragoye, biragoye, akenshi biragoye, bishobora kuba byaba ariko akenshi biragoye, niryo jambo ndi kugenda nkoresha muri kino kiganiro. Ni ukugira ngo already ntuzaze usitaragoringa warabuze amakuru, niyo mpamvu njyewe mba ndi kubaha bino biganiro, si ugusebya, nta nubwo ari ukubangamira umuntu runaka cyangwa se company runaka, ahubwo ni ukuvuga nyine ibiba wowe uri mu gihugu utabuzi, utaba wamenyaho nosiyo na nkeya. Ikindi kintu, hari nk'abantu batakubwira nk'ingano y'ibintu uzazana, ukabona upakiye ibikapu byinshi, ukazana ibikapu byinshi by'umwihariko byuzuyemo imyenda, byuzuyemo stempo zawe, ibyo twita drip style zawe nyine. Akenshi rero ziriya style ugiye nko kuza ntuzazane imyenda myinshi, ntuzazane ibikapu byinshi, kuko n'ubundi ugera hano iyo uri muri company nta mwanya wabona wo kwambara ya myenda yawe, nta mwanya wabona wo kwambara ya myenda yawe, ahubwo ubona bikuvuna bitewe n'aho wisanga uba, ugasanga nyine ahubwo byafashe space nini, ugasanga nyine biri kukuvunira ubusa. Wenda ugiye nko kuza wazana imyenda iringaniye yo gusapa nk'ingahe, yo kwirirwana nk'ingahe, nta kuzana nyine ibintu byinshi, aho kuzana imyenda myinshi wazana ahubwo ibyo kurya byinshi, wazana ibyo kurya byinshi, ushobora nko kuvuga uti ushobora no kuzana na kawunga cyangwa umuceri n'ibishyimbo, iyo kuri tike yawe hariho ibiro byinshi nyine bakwemereye, urumva. Aho kuzana imyenda myinshi wazana nyine ibyo kurya byinshi ahubwo, kuko aho urabikenera, hari impamvu bikenera. Ikindi ugomba kuba uzi, ntabwo Dubai ari ahantu ho kuryohereza, ntabwo ari aho kuryohereza ku ruhande rumwe. Iyo nyine waje muri ako kazi cyane cyane k'amakampani, ugomba kuba nyine utari umunebwe, utinzeho ubunebwe, waramenyereye kubyuka amajoro nyine ukora, hano nta mwanya wo kuryama, umwanya wo kuryama aba ari mukeya, cyane cyane muri izo company aho utigenga. Ibyo byose rero nibyo wamenya, ukaba uzi neza ko bishobora kukubaho cyangwa se ntibikubeho. Ariko akenshi impamvu mfashe ikiganiro nabwiye ati ni uko nyine akenshi biba ku bantu, akenshi abantu ugasanga bari gusitaragoringa barazize amakuru mabi bahawe, barazize abantu bagize gute, abantu babazanye. Rero wowe ukiri mu gihugu, ukiri mu Burundi, ukiri mu Rwanda, ikiganiro gishobora kugufasha ukaza uzi neza ukuntu nyine umurongo w'akazi ujemo, kuko nanjye nshaka kurya amafaranga nta munsi n'umwe nzakubwiza ukuri. Akenshi ngira utwo nakugarukirizaho nkakubwira ati wowe uzajya uhembwa rwose, ibintu ni byiza, kubera iki njyewe hari icyo ngushakaho nyine, ni ya nyungu. Ariko akenshi ni ukuri nsaba wenda na bagenzi banjye bari inaha, muzajye mubwiza abari mu gihugu ukuri, kuko kumuzana akaza gusitaragoringa ntabwo ari cyo numva ko cyaba ari igisubizo, kandi akenshi umuzana ari inshuti yawe, we akwizeye, n'igituma akwizera ni bwa bushuti mwaba mufitanye mu gihugu, ariko amahanga aragenda agahindura abantu, ugasanga uwo wari uzi nk'inshuti yawe, uwo wari uzi nk'umugenzi wawe, yagize gute, yarahindutse bitewe no kurondera nyine ubutunzi bwinshi, kandi mu gihe gitoya bikaza no kurangira yibye uwo yari gusaba, yibye uwo uri kumugirira neza. Rero ni uko nguko, niyo makuru nari mbafitiye aho ngayo. Njye ndacyari Bolingo w'umuntu, iyi ni Ubumuntu Empire, Imana ikomeze ibarinde, ndabakunda.